Bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ndongera kwibutsa buri mupayiniya wese ko itariki 14 twahawe z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 kugira ngo dusoze buri wese ufite KYC abe yayisoje cyangwa ibindi atujuje muri Mainnet checklist abe yasozanye nabyo. Bizaba ari ku itariki 14 nyine isaa 2 zo muri Amerika gusa mpuzamahanga, kuko isaha yani wacu isaha 12 z'umugoroba nibwo umuntu wese wahawe umwanya wagiriwe imbabazi zikigizwayo nibwo zizaba zirangiye. Umuntu uzaba atarasoje ibyo asabwa azagerwaho n'ibyo bihano biteganijwe, harimo kwamburwa payi runaka. Hanyuma mbese nk'uko ibihano biteganijwe ntabwo tubisubiramo, biranditse. Kuki ngaruye iki kintu? Muri iyi minsi hari inkundura zigera muri 3. Ya mbere hari inkundura yo guhangana n'iki kintu cyo kugira ngo iyi KYC na Mainnet checklist bibe byuzuye. Inkundura ya kabiri niyo kurinda ndetse ana rwose iyo mpageze numva ngeze ikibazo. Kurinda konti umuntu aragira icyo akabyuka agasanga payi bazijyanye, nyamara umuntu akakubwira ati uwanyibye ndamuzi sinca hirya sinca hino, ndamuzi nta wundi. Cyo kiraho ngaho. Ndi nkundura ni inkundura ijyanye na GCV. Ibi ngibi reka byombi tubivugeho, kuko kira cya deadline cyo nakirangije. Ndibutsa buri wese, kandi ubwo ntabwo nibutsa wowe unyumva gusa cyangwa se wimbwira gusa, ahubwo na wa muntu utakibikora narebe uko cyane wowe ubifite mu nshingano. Wowe niba ari muri referral team yawe, mukurikirane umurebere, umufashe urebe ko ariko niba kunanira ubyihorere. Ariko ntabwo nakwibagirwa iki kintu, impamvu kiri turebe cyangwa bukigarukeho, nuko benshi cyane tugiye guhomba payi zacu dukomora kuri aba bantu bari muri referral team yacu, kubera ko batagize icyo bakora. Bamwe barabiretse, handi biraho bityo, bivuze ngo basanabona KYC be kubimenya, he kuyikora, ntibujuje Mainnet checklist. Umunsi uzanabagerereho babipinze nka kwa kundi ubizi bagupinze, nuko ugikona ubone shyamba ribahiriyeho nawe ubigendeyemo, kandi wowe wari mayiningiye nta kibazo. Ariko twadupaye ubakomoraho two rwose nibahomba nawe uzaduhomba. Nzaduhomba uhakubwira ati nariteguye. Ubu ngewe izo nabonye nizo nta kundi, nizo niteguye kubona. Nintabona izindi ndabyiteguye cyane. Hanyuma rero reka tujye kuri iyi ngingo yo kwibwa mwabantu. Ibi bintu byo kwibwa payi nakasa mutwe, ibintu byakomeye. Nkubwiza ukuri, umuntu ubu kese ndimo kwakira cyane ni payi zibwe. Ntese ubu koko dukora iki? Cyane narababwiye ngo ubu icyo nakumarira ni ukuripotinga. Wowe muntu wibwe payi, abafite ibibazo bo aho twanyuraga tutanga ikibazo ufite harafunze, mugumye mucunge murebe ko hafungutse, tuhire icyo dukora. naho ubundi harafunze rwose, uraharebesha amaso gusa. Ariko ku muntu bibye payi, amarembo aracyuguruye gutanga ikirego. Dore uko tubigenza. Cya mbere turega iyo konti yakwibye, hanyuma tugasaba yuko bishobotse wazigarurirwa. Si ibyo gusa, ahubwo tugatabaza tuti nyamuna nimumfashe
kurinda konti yanjye cyangwa protectinga konti yanjye, hanyuma ugatanga raporo. Ibyo mbisoje uhindura password ukayihindura, hanyuma payi bo bakubwira ko bakubwira yuko bagiye gukora iperereza, ndetse banagusaba bimwe mu bimenyetso bishobora kubafasha gukora iperereza. Ubwo ni ugukopiya ya wallet address payi zagiyeho ukayiripotinga, ibisigaye ugaceceka. Rwose nkubwiye ko payi nta kintu bandikira kiyo kibagezeho, baguha feedback ikibazo niba kibagezeho, kandi byanga bikunda bafite icyo bazagikoraho. Reka rero iyi nkubiri ya KYC irangire, ubundi hasigaye bagiye mu banyabibazo. Sasa murebe kwibwa payi bigiye kuba intambara. Ubu tuvugana muzajya kubona mumone umuntu aguye undi kugakana, mubona abantu baricanye. Kubera iki? Kubera kwibwa payi. Reka mbabwire ukuntu biteye inkeke. Hari ahantu ntari buvuge, umuntu yafashaga mugenzi we, umuturanyi we muri payi. Igihe kiragera bati tujyane ku isoko tujye kureba ibyo dukora, ariko uwo muturanyi bafashaga yari yarabonye migration. Baragenda rero bati turagukorera ibi n'ibi, naho barimo gutwara payizi. Ariko uwo wamufashaga ntabwo arabona migration. Kumbe yazishyize kuri konti y'umugore we. Hanyuma rero bamaze gutandukana, buri wese arataha. Ariko noneho nyuma umutima uza kumurya ku wundi munsi. Arareba, aroye asanga payi zagiye, kandi arebye isaha zagendeye asanga zagiye cya gihe bari bari kumwe. Arangije arikora ajya kumureba, asanga ntawe uhari, ahasanga umugore we. Ariko umugore we boherejeho payi hakaba ibyo bintu ntabyo asobanukiwe. Noneho uyu nyiri kwibwa agira atya, yitegereza wallet payi zagiyeho, arayimakinga, aragiye. Noneho aganira n'umugore mugenzi we nyine, kubera ko asanze wa wundi wamufashaga ari nawe nyiri kumwiba adahari. Baraganira kugeza ubwo amuha na telefone ya TV nkurebere. Ararura, agiye gusanga ya wallet yamwibiye payi ni y'uwo mugore w'umuntu wamufashaga. Ati ibi ni iki? Uwo mugore nawe ati turabizi ko nawe ibi bintu ntabizi. Ati sinzi ibyo yakoze. Ati mbona arebamo. Ati nta kindi nzi, sindamenya icyakurikiyeho, ariko mperuka ampa amakuru yuko ategereje uwo mugabo. Rero ambwira ati mbabarira umundi potingire. Narambwiye ni kuko ari umuturanyi, kuri uyu muturanyi kandi ukaba wamumenye, gerageza ubanze utere intambwe umwegere, ubimwereke, umubwire uti nsubiza payi zanjye. Ni ikizibiti gikomeye, ubimwereke umubwire uti nsubiza payi zanjye mu maguru mashya. Nibyanga witwaze ujyane ubibwire ubuyobozi bw'umudugudu bugufashe mu umwegere. Kuri uyu muturanyi n'umuntu ukomeye, mubanze muzigaruse. Ibi bitandukanye n'umuntu udashobora kumenya ngo nindi. Ibi rero ahubwo byo kutamenya ngo ninde nibyo bibi. Nibe n'uyu wamenye utira intambwe ukamwegera, ukamubwira uti garura payi zanjye bikiri mu maguru mashya. Ukaba wanagera ubuyobozi ukabubwira uti nimufashe uyu muntu ansubize ibyanjye. Ariko umuntu utazi kumuripotinga, urikoze raporo, nibyo bizagira ingaruka mbi cyane, kubera ko bizaviramo benshi no gufungwa kwa konti zabo. Ubwo rero naburiraga abo bantu bakora ayo makosa, ariko n'abayakorewe kumenya uko babyitwaramo hatabayeho kurema intambara. Dufite rero abantu batagifite igaruriro, udashobora kwihaniza, udashobora guhana, udashobora kuburira. Ndetse bamwe bakaba bari mu bantu bafasha abandi, ariko ukaba utamubwira uti reka ibikorwa bibi byo gutwara payi z'abantu. Kuko niba abantu bari mu kukwikoma bakagaragaza n'ibimenyetso, hakaba hari ibimenyetso bafite, ndetse bakaba bazi yuko uri muri bamwe bajya bagura
payi z'abantu, hahandi umuntu aza akagura konte yawe akakugurana na telefoni, upfa kuba warakoze KYC gusa, akakugurana na telefoni, ugasanga afite nka telefoni nk'icumi 30 yaguze izo konte kugira ngo uwo muntu burya ngo ugayibye abyibiramo. Biroroshye kukwiba kuko udashobora gukora iperereza ngo umenye ngo zagiye kwande. Uwo muntu aravuga ati naho yankeka ntabwo yabimenya, yarinda apfa rwose atanangezeho. Ariko uyu muntu turamwibutsa yuko atagomba kwibagirwa ko payi kwa timu yo ntiyoberwa, ntabwo yo yayoberwa uko uwo ari we, ahubwo yo kuko muri historique konti irimo yazitwaye uzabihanirwa, isaha n'isaha iyo konti izabihanirwa. Yewe bona nubwo wavidura konti ariko ntibizabura kugiraho ingaruka. Ibyo kandi akaba atari ibintu by'u Rwanda, akaba atari ibintu bizima umuntu yakora. Mbabwije ukuri ko ku munsi ushobora gufata kese 5 ababibonye nabwo nibura abantu 5 bambwira yuko payi zagiye. Ndabaha urundi rugero. Umuntu yararakaye, kurakara ariko kwa nyako, ambwira ati nta wundi n'uyu wazitwaye nubwo zitari kuri konti iriko niwe, akaguha n'ingero z'ukuntu bishoboka ko ari we. Ariko kugira ngo umenye ko ari we, ikizibiti simusiga ntabwo byoroshye kuko nta wallet ye akoresha iz'abandi za zindi yaguze. Umuntu rero aherutse kugira atya, agura konti y'umuntu, ayigura 800 ngira ngo na 20, bagura payi 360. Igihe rero kiragera umuntu aravuga ati reka nzikuru yaguranye na simukadi, atereka nzikureho nzishyire kuri OKX mbe nzihungishije. Ikintu cyamutunguye ni ukuntu ku munsi wo kuzimura konti yayibyiganiyeho na wa muntu byanga urumva ni wa wundi wamugurishije. Kuko icyambere uriya muntu yambaje ati subu ko yasigaranye passphrase zanjye, ubu ntiyaba yarasigaranye passphrase, ndamubwira nawe ubwo wowe huta uhindure password. Uko turimo umaze kumugira iyo nama bitize ureba ahandi uzishyize, kubera ko we yari atarabona migration, ndamubwira uzishyize nko kuri OKX. Ibintu yabikoze atyo uko arimo abyigana nawe azishyirayo, baramubwira ngo ntaziriho, kumbe bamaze kuzijyana, hasigaye 6. Arabanza abona 6 ziragiye, agiye kurora abona izindi ziraza, agiye kubona abona zagiye, asanga cyagihe yashaka kubikora nibwo nundi yazijyanye. Arambwira ati ubu ninde wazitwaye atari uyu wazingurishije? Mbabwije ukuri ahebye payi 350 na zingahe ngira ngo nenye, kuko 6 zo yarazibonye muri 360, ariko ahebye n'ibihumbi bye 820. Hari abantu rero bishoye muri ibi bibazo byo kugura payi gutya. Inama nabagira ntihongere kuzigura ngo ziparike aho, ahubwo hita uzohereza muri konti muri OKX. Biragusaba iki rero? Ufunguza konti muri OKX, ugiremo wallet, uhita uzoherezayo. Ndavuga cyane cyane za exchange zabaye listed muri payi zifite wallet yakira payi. Bitabaye ibyo intambara iraza kuvuka, ibintu bicike. Nongere mbabwire yuko nsoza wenda twiteguye icuruzwa rya ryamwe mu cryptocurrency hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo niteka ryaba ryasohotse, sindarikurikirana neza, ariko ngira ngo mu minsi ishize mugenzi wanjye dukorana ku muri TV Dr. Musawe yarabibabwiye. Bityo rero imwihangane, mugire kwihangana, mwumve yuko ibyiza biri imbere, duhishiwe byinshi byiza bigiye kudufasha kubyaza umusaruro payi zacu twamayininze. Ndasoza nibutsa buri wese ko ubu kubona payi umuntu ku giti cye bitwara iminsi 14. Ndavuga uyu muntu utaragize umuntu yinjiriraho iminsi 14 rwose, ariko umuntu wagize umuntu yinjiriraho hari akantu kiyongeraho, kubera ko iyo winjiye bahita baguha payi y'ubuntu. Ariko niyo uwo muntu yamayininze hari bonus baguha kubera ko yamayininze.
ukaba rero ufite inshingano zo guhora umuhwitura umwibutsa no gutunganya ibyangombwa byose kugira ngo za zindi zose umukomoraho uzazibone. Si ibyo gusa ahubwo nuko ukurushaho kurifaringa abantu benshi cyangwa se abantu benshi binjirira kuri kode yawe, niko uri mu kurushaho kubona payi nyinshi ziyongera. Ubwo ni uburyo bwiza bumwe bukomeye busigaye bwo kugira ngo wongere payi. Tugeze mu gihe tugiye kumva agaciro ko kumayininga, kubera yuko ubu payi yitangiye gukenerwa cyane, na cyane ko bazimaze baziba. Umuntu akeneye kongera izo yibwe, akeneye kugira nyinshi, kuko hari abagiyemo vuba ugasanga umuntu aricuza ati ndeka nyine naho ngaho bimenyeye fatiraho. Ariko ndakwibutsa yuko kwinjiza abantu nibwo buryo bwonyine bukomeye buguha payi nyinshi ku isaha cyangwa ku munsi. Ibisigaye rero bijyanye no kubafasha birimo biragenda bigabanyuka cyangwa se bifata indi ntera, kubera yuko kuboneka k'umuntu buriya kuranakomeye. Nongere mbibutse muhishe nyamuna payi zanyu, abantu bareke kumenya ko mayininga. Mperutse gufata urugendo ariko natunguwe no kubona ngendana urugendo rurerure nicaranye n'umuntu mayininga tutaratandukana, atari ko burya ndakose ati ahubwo ndebera niba iki kibazo mfite cyakemuka. Nuko ndamurebera ariko usigarana ubwoba. Abantu benshi bamaze kumayininga ariko abantu baryumyeho. Nibuka ko hari umuntu umwe washikiza ambwira ko yamaranye igihe kirekire n'umuntu mayininga watabizi, ariko akumva yari akeneye kugira amakuru amenye. Niho yahereye yafata umwanzuro wo kubyitaho arabisoma koko akagiye kumayininga. Ariko mana n'ubu aravuga ati reka mbimenye. Rero ni mu mayiningi z'igihari. Nk'ubu bisa nkaho dusigaranye igihe gito cyane ngo kumayininga bihagarare. Igihe rero bitarahagarara, kora ibishoboka byose umayininga utwo twanyuma dusigaye rwose, nta bundi buryo busigaye. Naho ubundi payi igiye kutubana uburyohe. Ku bijyanye rero na cya giciro duhora turirimba tuvuga, kiracyari muri sisiteme, nticyavuyemo, nticyagabanyijwe, kiracyanditse. Ibyo wibaza impamvu zabyo ni ikibazo cy'igihe gusa. Mutegereze kiriya gihe turebe ibizakurikiraho cyangwa na nyuma yaho. Hanyuma nsoreze ku bantu bihaye ibikabyo no gukwirakwiza ibihuha. Bamwe ngo bafite abo bahagarariye, abandi ngo inama ngo yabaye ngo ya kowa timu, ngo ibyasohotsemo ngo ibyavugiwemo. Ibiki byavugiwemo yibamo koko? Mumbwize ukuri, kuva twatangira kumayininga usibye gukabya tubeshya, hari ahantu bari bakubwira ngo dore inama ya kowa timu igiye kuba, dore ibyayivugiwemo? Ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho mu mateka ya payi. Ni ibintu abantu bimajina bagahimba bagakubita aho ngaho bagendeye ku bantu bari iyo ngiyo hejuru utamenya bigize ngo bakorana ngo n'abantu ngo ba kowa timu. Habe namba uzaza babwira icyo kintu ko ngo kowa timu igiye kugira itya, arabeshya. Dore amakuru y'ukuri tuyakura aha ngaha muri white paper, tuyakura hano muri ecosystem za Pi Network, tuyakura mu bitangazamakuru baduhaye byemewe, no kuri personal media platforms z'abagize kowa timu. Sibyo? Aho niho honyine dukura amakuru y'ukuri. Ibindi ni ibinyamakuru twihimbira tubabwira biri aho ngaho kugira ngo tuje kwihigira views. Izi views rero tutangiye kuzitirira amakuru dutangiye kuyitirira kowa timu, ngo dore ngo inama igiye kuba, ibyavugiwemo, ibyavuyemo. Oya barababeshya. Ikindi mperutse kumva umuntu avuga ngo ntago payi igurishwa. Kuvunjisha ni ukugurisha. Dusobanurire n'abantu banabyumve neza. Ahubwo ni ku giciro kiri hasi cyane kitakabaye ari cyo. Impamvu nuko abo ngabo batigeze bumva imvune zo kumayininga payi, barakugaragaza gati, ariko mu by'ukuri barazigura nandi rero barazigura nawe ukeneye kwikenura ntizawe, kandi bafunguye uwo murongo. Ariko kowa timu ikakubwira ngo ubikore uzirikana ko imbere ariho heza. Murebe icy'ingenzi kandi mumenye itandukaniro riri muri izi crypto. Wowe rero ugurisha udupayi twawe
kugira ngo wikenure, bikore ukoresheje nkeya zishoboka, uzigamira ejo hazaza, kubera ko gukena uyu munsi ntibikuraho gukena ejo. Rya dukeya rero uzigama, usigaza uvuga uti reka mbe nshotoraho nikenure, nibyo, ariko nzi ko izo nsigaranye zizankura mu mage, kuko agaciro kazaba kitereye kazamutse. Tariki 14 rero duhishiye byinshi, ariko ibyo duhishiye byose mwirinde ibihuha biri mu gukwirakwizwa, abantu bashaka kwiyitirira payi. Nta muntu uhagarariye payi ku isi usibye kuba timu. Mu gihugu icyo ari cyo cyose nta n'umwe uhagarariye payi usibye kuba timu. Ibi bintu biri online, ntago barabirekura kuvuga ngo igihugu iki n'iki, igihugu iki n'iki, ntabyo. Nta n'igihugu turumva na kimwe cyemerewe guhagararira payi. Umuntu rero uzavuga ngo mpagarariye ngo itsindiri niri, ngo ntaryo, sibyo, ntaryo. Niba ari na group WhatsApp uhagarariye ntayihuriye na payi, ni ibyanyu mwebwe biri aho ngaho, ni ibyacu biri aho ngaho, gusa mwirinde aba bantu. Ibi babikora mu rwego rwo kubireherezaho ngo mubagirire icyizere, babarememo mbese ukuntu muzajya mubakubita izo views nyine, nta kindi. Ariko ntabwo ari byo, nta muntu uhagarariye payi namba. Uko ibyo wakora byose byitiranwa na payi, ntago uhagarariye payi habe na cwa, habe na. Ikindi, mishinga yitwa Kongo yemewe kwinjira muri payi, ariko ntirakora KYB ngo ibe listed. Niba rero itaraba listed, reba ahandi ku itangazo rya launch urebe iziri listed, abarizo ubumva ko arizo wemerewe gukorana nazo. Ni mucukubiri n'ibi bihuha, ni mucukubiri n'amakuru ashaka views. Mwumve ikiri ingenzi, ariko cyaba ari ikidukebura, cyangwa se ngo tutagwa mu mutego, cyangwa igikomoka mu makuru yizewe muri ya mirongo ya payi twahawe. Ibiri hanze y'ibyo nibyo twivugira nyine dutubura inkuru tugira gute, ariko mu by'ukuri ukuri kurahari, kandi ukuri kuri imbere. Kuri imbere, hari ukuri kuri muri ecosystem za payi, hari n'ukuri kuri mu gihe kizaza, cyane cyane nk'uko kuri tariki 14 kadutegereza iki duhishiye tukirori. Ariko buri wese naharanire gutunganya ibidatunganye, kugira ngo azirwaneho mu gihe cy'amage, cyangwa se azabyine intsinzi. Murakoze.